Aha turi mu murenge wa Cyahinda mu kagari ka Muhambara umudugudu wa Busanza aho umukecuru witwa Steriya ufite imyaka igera mu 100 ava ko yarenganyijwe ku isambu ifite hafi hegitari 6 akaba yarigabanyijwe n'abantu atazi ndetse haza muri ibikorwa by'amajyambere akaba barabimwishyuye amafaranga barayajyana n'abatabizi akaba yarababuranyije arabatsinda amaze kubatsinda aho bamushuje ibintu bye kameze agiye kumara umwaka wose asiragira atarabona ubutabera. Nicyo kibazo nicyo cyatuzanye kugira ngo tugikurikirane tube twageza kuba bishinzwe babyumve ahangaha akaba ari hafi y'Akanyaru ahitwa ku Intaruka. Ubusanzwe hano akaba ari no mu karere ka Nyaruguru intara y'Amajyepfo hafi neza y'Akanyaru. Nitwa Mutangana Samuel ubwo nkabantuye muri ahantu hari ikiburanwa mu murenge wa Cyahinda akagari ka Muhambara umudugudu ni Busanza. Ubwo rero isambu iburanwa ikaba ari yasenguye na Kabageni niko mbizi. Ikaba isambu yari yarasigiwe Rwasa munganye nka rero yaje kuyiburana aha urubanza na nyina Kabageni isambu ayiburana n'uwitwa Kabani Innocent arayitsindira. Nyuma yaho haje kuboneka abandi bantu bari kuburana nawe bavuga ko iyo sambu bayibonye gihe nkaba ntabuzi. Kubwawe isambu ni yande? Kubwanje isambu ni yasenguye n'umugore we Kabageni nibo bari beneyo ni nabo bari bararisigiye data Rwasa niwe wari barasigaranye bimuka kuvana bimuka ntabwo nigeze mbona senguye cyangwa Kabageni aza kugurisha. Ninde muntu bahaye rero uburenganzira bwo gukurikirana ino sambu? Umuntu wari barahaye uburenganzira bwo gukurikirana isambu no witwa Munganyinka Josephine akaba ubwo burenganzira afite n'ibyangombwa byaba ari by'umurenge by'akagari bakaba byaratanzwe na nyina kugira ngo akurikirane ikibazo cy'isambu ye iri ku Intaruka mu mudugudu wa Busanza. Mwatuye ko yamaze kwitsindira bakwitsinda gasanga abantu bayirimo ni bande? Abantu bagaragaye ko bari muri iyo sambu abatarigize baburana ni witwa Nsanzurwimo Semanywa Ntawuyangira Mudacumura na ndumva ari n'abantu bane. Hanyuma turabona irimo bikorwa imodoka ziri kuhakora harimo n'ibiti byatemwe hari n'imihanda yaciwemo. Ese ibi bikorwa bya ninde babyishyuye? Ibi bikorwa byose byishyuwe ahantu imashini mubona ziri gukora zasatuye umusozi mwo kabiri ziyobye uruzi. Ayo mafaranga bavuga ko yahawe Nsanzurwimo n'umuhungu we Sibomana akaba Munganyinka we andi mafaranga akaba yarahawe witwa Semanywa Yesaya ko ahantu umuhanda bahanze umuhanda. Ibyo rero akaba yaragumye kubikurikirana cyane ariko ntibyagira icyo bitanga kuri we. Bikaba bizwi no ku murenge twarahagiye no n'ubuyobozi bw'akagari hari n'igihe n'abantu baje gufotora ino sambu na gitifu w'akagari arahaza icyo gihe baratwirukankana n'imipanga bashaka kuba dutemagurira twirukankanwa n'abansanzurwimo n'umuhungu we n'abasemanywa. Hanyuma ubona igituma isambu nyira yatayisubira kandi yarayitsindiye ninde muntu ubona ushobora kuba ibyihisha inyuma? Kuvuga umuntu rero waba ubyihisha inyuma kubera ko twatakiye ubuyobozi bwose. Igitifu w'umurenge iki kibazo cy'isambu yo kuntuka arakizi gitifu w'akagari arakizi nta muntu n'umwe bose twabagezeho leta civile arakizi. Ubundi uburyo bavuga ngo umuturage narenganurwe yirengana hari inzego ziba zibishinzwe za nzego aho zarenganiye umuntu uri kurengana hari igihe kenshi bagenda ukabona ni nkaho sinzi uburyo mbese umuntu wakwinjira mu kazi ubudakora. Ariko hakaba hari akarengane kanini cyane mu murenge muri uyu murenge wa Cyahinda rwose urebye hari abantu benshi baharenganiye kuryo nanjye ubwanjye ku giti cyanjye uretse yuko mvuga n'ibyo bya mubyara wanjye nanjye ubwanjye hari ibintu byinshi nagiye namburwa imanza ziheramwe ntizigire kandi bavuga ngo abunzi barakora ntibakore nyine ngo bakemure ikibazo cy'umuturage ave mu nzira bagahora ahubwo bamusiragiza. Nicyo bintu nibyo twava ko muri iyo miburanire y'abunzi cyangwa hari biruswa igaragaramo cyangwa se no kutita ku kibazo cy'umuturage. Buriya rero bitewe nuko abunzi bafite ububasha bahawe n'ubuyobozi ntabwo wagaragaza ruswa gute kandi umuntu utayimufatanye. Hari igihe niba ari ibiteye anose y'umuntu adahawe ibye kandi bigaragara ko ari ibye ubwo umuntu se yasobanura ko hari igihe na ruswa yabinarimo. Haje ura mukecuru mufandiki uburana bahawe uburenganzira bwo kuburana?
ngewe buriya uriya mukecuru kubera kuko nyina ari masenge ubwo ni mubyara wanjye wo kwa masenge. Byerekana ko isambu urayizi neza n'ibi byahabire byose urabizi. Isambu ndayizi neza cyane kuko yari yarasigiwe data ntabwo yigize mbona yisubiza abantu bo kwa Senguge. Data yashaje ndi hano ndamuherekeza nta bintu nzi byuko isambu data yaba yaramuvuye mu maboko akagira abandi bandi ijya mu maboko. Ni nacyo cyatumye ubwo baburanaga na Kabano nicyo cyatumye Kabana natsindwa kuko baburanye kuva mu mudugudu kugera mu murenge bageze mu rukiko niho habuze ibimenyetso n'aba kandi naho baburana nta muntu ugaragaza inyandiko ya Senguge avuge ngo cyangwa ya Kabageni ngo ati isambu twayiguze na Kabageni kandi na Kabageni ubwo ari kibereyeho niwe watumye uyu mukobwa amuha uburenganzira ati jya gukurikirana ibyanjye. Hanyuma hano hantu amafaranga bashaka kuba barabishyuye agera nko kuranga ugeranyije mu makuru twumva kubera ko twagiye no kuri ngari aho bakorera hari ku kicaro cyabo numva bavuga ko bafashe miliyoni 8 uwitwa Nsanzurwimo yafashe inshuro ebyiri numva bavuga ko yafashe ngo miliyoni 8 ahantu bayobeje uruzi mu isambu basatuyemo kabiri ndaza kwabereka uwitwa Semanywa yafashe numva nawe bavuga ko yabagera muri 240 ahantu bahanyuze mu muhanda basatuyemo nk'umusozi mwo kabiri mu mashyamba. Hanyuma ubundi isambu ugeranyije irangana iki uko mbona ari nini isambu nini cyane irangana iki ugeranyije? Isambu nini ubutambike bwayo bwo hasi hari n'igihe wasanga wenda hari nka hegitari wenda nka nk'esheshatu cyangwa se 5 n'igice kuko ni hanini kereka ngeze ku mbi mukirebera ni mwebwe mwamenye uko muhagereranya kubera kuko jewe sinize. None nkawe ni iki wifuza kugira ngo uyu munyiri isambu be yarengana rwasubirana ibintu bye? Mu icyifuzo cya Kabageni wewe watumye niwe wakagombye kusubizwa ibyiwe nk'uko yabitumye umuhagararira ngo agenda muburanire amenye ikintu cyatuma arengana. Nk'ubo yagiye mu rubanza rwa ubwa mbere yaburanye n'uwitwaga Innocent avamwe none hari abandi bantu 4 nabo none bari kuburana kandi bose isambu ntabwo bahunga ko isambu itari ya Senguge na Kabageni nabo ubwabo barabyemera ko isambu yari ya Kabageni na Senguge ariko ikituyobera tuyoberwa uburyo bayigezemo. Ibyo rero urumva nta busobanuro jewe nta buri muntu bumva byihisha inyuma wundi utuma batabona isambu yabo neza niba nk'abantu babyihisha inyuma rero kubibona ababyihisha inyuma n'abataturenganura none se nk'ibi ngibi ko ayo makuru bayafite ko bazi ko isambu yari ya Senguge bashingiye ku giki kugira ngo ye kurenganurwa abone isambu yiwe. Urumva rero ntabwo navuga ngo niba byihisha inyuma se namubwira ngo genda bigutera. Urakoze namwe. Je nitwa Namuhungu ntuye hano mu Muhambara umudugudu wa Kubitiro ariko nkaba ntuye baranyimwe banjyana muri Nyagatovu. Isambu ya Munga ariko yaburanye na Kabano amaze kubona na Kabano babona isambu y'umubombe bayiburanye avuga ko isambu ari ye yose ariwe bahaye urubanza. Ubwo byageze hagati rero baje gutanga isambu urukiko ntirwahageze wahageze mu muhanda wo mwirebero babare bamuhera isambu agiye gukora muri iyo sambu ngo niyo yose atema ishyamba bamuzamura bashaka kumukubitirayo yagiye gutema iryo shyamba bavuga ko bayahiguriye Munga n'iryo yaratashye agarutse niho agiye kujurira ajurira mu bunzi ajuriye mu bunzi baragenda bajyayo bagiye bajya kumuha isambu bamuha isambu berekana imbibi zabo bagiye bagura Munga nk'akavuga ati giye bahamwaguze simpazi n'isambu ya data. Yageze hagati rero umugabo Semanywa aravuga ati jewe no burengere ni muze tujye kubereka aho turengerana turamanuka nabunzi tuhageze duca hepfo ku ntuze Munga nkaturuka ku rubibi aturutse ku rubibi arazaza umucyamo aje umucyamo Semanywa aravuga ati jewe aha simpagera. Munga nk'akavuga ati ko wavuze se ko mukabanda ari muri leta abageze ute ngo byarangiye rero bigeze hagati Munga nkabonye badakurikije imbi baho zari zihari ahita yitahira arazamuka azamutse abunzi babaza ibiti 55 kuri bya Munga yaragiye rero amaze kugenda abona ko afite akarengane nibwo bahise ajya kujurira
ese musa ko wari utuye hariya bari abantu bose arega basemanywa ibyo byangombwa by'ubutaka babibonye bate ku isambu itari yabo? Semanywa icyangombwa ko yakibonye yarafite mu kabande aho iguze n'umugabo Semandwa ntuze witwa ntuze Serugeri we Nsanzugwima nawe yaguze na Frederico bagura ahantu habiri ntuze mudacumura nawe arongera abayaguze na Senguge yaramusigiye ikibanza nawe avuga ko hose yahaguze nuko bagiye muri izo ntuze muri iyo sambu. Kubwa wese wumva hari ukuri kurimo cyane ushaka kumurimanganya isambu ye? Ukuri aho kuri hari isambu avuga ngo baguze uwo muhungu Frederico niwe ushaka kubuteranya. Frederico yagurisha isambu ya se agurisha n'itariye. Muri make wumva ikibazo cyakemuka gute? Ikibazo cyakemuka uwo mugabo Nsanzugwimo urabona ko yaguze n'uwo mugabo Frederico kandi Frederico akaza akemeza ko isambu yayeretswe na Kabano ngo ni wamweretse ibyo kwase ubwo ikibazo ko cyagira cyashoborwa n'abucamanza baza bakareba akarengane k'umuntu. Ari Serugeri urengana ari Nsanzugwimo ari Munganya urenganya nibyo bahagera bakareba akarengane k'umuntu ko twebwe byaratunanye ntitwabishobora. Uko nitwa Nyirangendo Margarita uko mbona yarenganurwa rero se Matayo amuha aho azatura n'umugabo bavuye Buyenzi nzi neza ko twahingaga tukagera ku nkengero ndetse n'abafite imbaraga barahingaga no hasi ku gitabo uko abo bagabo bahigabiza rero ntabwo mbizi. Hanyuma kugira ngo nzanabyumve nuko aho twegeranije umuntu w'umuhungu wabyawe n'umugabo wanjye yagiye akagabira umuntu yahagabira umuntu uwo muntu agahita hitahe kandi uwo wahagabe simukwe ubu nta nuza iyari ariko noneho akarengane niba kabonetse igihe kigeze ndahamya neza ko isambu ya Senguge igera hepfo ku Kanyaru ivuye haruguru. Hanyuma umukecuru usigaye yitwa nde nyiri isambu? Nyiri iyo sambu ni muramukazi wanjye ni Siteria Kabageni. Umukobwa yahaye ugomba kwikurikirana muburanire yamuzi iyo Zafina Munganye bari ko akitwa simbiza by'uburahinduranye. Ubwa urumva mbese kuva baraburanye barabitsindira wumva impamvu batayihawe ari iki? Impamvu batayihaye baturusha ko ari abagabo twebwe tukaba bapfakazi bagashaka ibyacu babona abana babyijombamo bakagenda bakirira. Mbona rero twebwe ari leta yakurikira ibyacu ikaturenganura. Murakoze nitwa Muyimpundi Makire ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muhambara. Mwari mumbajije ku bijyanye n'isambu y'umukecuru bita Kabageni Siteria ndumva ntamuzi muri kano kagari. Munganya nka Josephine ndamuzi muzi kubera yenda imanza yagiye agirana n'abaturage babarizwa muri kano kagari. Warumbwiye ngo isambu yarafite isambu ivuga ko isambu ye nyine y'umuryango hanyuma abantu barayigabije barayijyana ku buryo n'ingwani zagiye zitanga ku bice bagiye bakataho barabyijyaniye abagiye muri kiko arabatsinda hanyuma igihe cyo kugira ngo barangize urubanza ukwezi umwaka urashize n'ubu ntabwo arahabwa umutungo we. Murakoze icyo ndumva icyo kibazo ntacyo nzi nkuko itegeko ribiteganya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ni umuhesha w'inkiko ariko ashyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe n'inteko y'abunzi ariko biriho kashe mpuruza akongera akarangiza imanza zaciwe n'inkiko gacaca. Munganya inka rero uvuga Josephine yaburanye na muramu we abarizwa muri kano kagari witwa Kabano Innocent. Hashize igihe yenda kubera ko ntunguye ntabwo nahita nibuka umwaka kuko hashize imyaka itari mike aburanye na Kabano ku isambu urumva ko bafitanye n'amasano ni muramu we ku isambu bari baramusigiye hanyuma araza barayiburana Munganya inka atsinda mu rukiko rw'ibanze amaze gutsinda umuhesha w'inkiko ubifitiye ububasha ku rwego rw'umurenge araza ashyira icyemezo cy'urukiko mu bikorwa. Munganya inka ahabwa isambu ye
ndumva niba ntabwo nakwibuka neza umubare w'amafaranga bamuhaye ariko yarengaga 500,000 urukiko rwari rwamuciye kubera ko yari yashoye mu nganya inka mu rubanza. Ni icyo nzi kuri Kabano Innocent na Munganya inka Josephine. Birumvikana nko mu kagari kose kumva urubanza rwe rwarangiye bagira ngo nk'isambuye abo bandi baje kuza gutegira ngo bagabangane isambuye kandi banafate n'ingurane z'imitungo abahafashe bangije. Ibyo nta byabaye uko biri kose, ntabwo iyo umuntu afite ifasi ayobora umuturage akagira ikibazo nubwo kitaba kiri mu bubasha bwe ariko nibura arakimenya akakigiraho amakuru. Ntekereza rero ko Munganya inka minsi yashize niba ndi umuhesha w'inkiko urumva ko nakira nahamagara zavuye mu nkiko nkadushyikiriza umuburanyi. Nyuma yuko Munganya inka atsinze mu rukiko agahabwa n'ibye mu buryo bwemewe n'amategeko, hashize nk'imyaka igera muri 3 cyangwa 4 ahawe ibye, urubanza rwararangijwe mu buryo bwemewe n'amategeko, yarahawe amafaranga, yarahawe n'iyo sambu, umuhesha w'inkiko yarakoze n'inyandiko mpesha. Munganya inka yaje kurega abandi baturage bari muri kano kagari batari Kabano Innocent. Nabonye ihamagara ziva mu kwa maje zibatumiza kugira ngo bazagenda mu nama ntegura rubanza. Abo rero babanje kwitaba hano mu bunzi, komite y'abunzi, bitabye muri komite y'abunzi, abunzi batumizaho uko amakuru, urumva ko niba ari ninagiye wakira wandika ibirego bishyikirizwa komite y'abunzi nkabishyira mu igitabo kiri hariya mu biro nakikwereka. Yareze rero abo bandi 4 ariko badafitanye isano namba na Kabano n'isambu yabareze hahihuriye niyo Kabano yatsinzweho na Munganya inka Josephine. Yareze rero uwitwa Sema. Yumvikana ko yari afite amasambu 2 yaratandukanye. Ubwo byumvikana ko ni ibirego 2 bitandukanye. Ikirego cya mbere yarakiburanye mu rukiko aranatsinda, arangije ahabwa n'ibye ku mugaragaro mu buryo bwemewe n'amategeko. Umuhesha w'inkiko w'umwuga utari umwuga ku rwego rw'umurenge niwe washyize mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Hanyuma rero abo bandi abareze vuba, ndumva ariho nabo nahawe hamagara zihamagaza abo baburanyi baritaba kwa maje ndetse n'imyanzuro kurumva ko byabaye ni procedure bahereye mu bunzi barakomeza biza no kugera mu rukiko. Bigeze mu rukiko rero Munganya inka nabonye nzanira imyanzuro gutanga ikirego kugira ngo ngushyikirize abo yaregaga. Yari Semanywa Yesaya Mudacumura, Sanzurwimo Viana na Ntawe yangira Nonsiyata. Abo nibo yaregaga mu rukiko ku kirego gishya gitandukanye n'icyaburanyeho na Kabano Innocent. Nabo icyo baburanaga ni isambu. Ni isambu ntabwo ari iye bwite, ubwo ni isambu y'umuryango. Hanyuma makuru namenye nuko abantu baritabye kuko bari bashyikirijwe ubuhamagara cyangwa se ubutumire, baritabye. Ubwo urumva ko bikiri muri procedure y'inkiko, nta bitandukanye nuko muri kumbwira ko urubanza rwaciwe n'inkiko hanyuma umuntu agatsindira ibye akaba yarabuze umuhesha w'inkiko wenda babishyira mu bikorwa. Ikindi mwari muvuzeho ngo ni abantu nuko yenda hashobora kuba barahanyujije umuhanda abantu bakwishyuza imitungo. Amakuru dufite nuko aba bantu uvuze barimo Semanywa ari nabo nyine arega bishyuje imitungo y'ibikorwa bikuhakorerwa, babaha amafaranga ahagije ku buryo nyiri isambu atazi n'ibyo ari byo. None nagerwa mbabazi nk'umuyobozi nawe uvuze ko ari wandikira abunzi. Ese ikibazo ucyumvise wageze hasi ujya kumva ko kimeze nako ufite amakuru yawe yihariye watubwiye wadusangiza? Murakoze. Urugomero ruri kubakwa mu murenge wa Busanze, urumva ko rufata kuri kote ya Busanze na Cyahinda, ubwo muri Cyahinda n'akagari ka Muhambara. Kugira ngo yenda uze kubona ko ibyo nkubwira ari ukuri, nunyarukirayo kuri urwo rugomero urahasanga list y'abantu bishyuwe amafaranga. Ntabwo yenda yari expropriation communautaire, n'ahantu bashakaga kunyuza umuhanda muto
wageraga aho bakoraga ibyo bikorwa ariko siho bari kubaka kuko rero utari umuhanda munini wagutse babariye Semanywa babarirana mu Nganyinka kuko n'ubundi bahana imbibi bombi bahana imbibi urumva aho mu Nganyinka yatsinze Kabano Innocent hahana imbibi n'isambu ya Semanywa urumva ko mu Nganyinka afite amafaranga yahawe bamubarira ku biti byari byangiritse bacishayo mu muhanda kuko n'undi n'umuhanda wahahoze hanyuma Semanywa nawe bagira byo bamubarira kuhe hangijwe bivuze ngo nugera kuri site aho bakorera kuri office urasangamo izina rya mu Nganyinka ahabwa asinyira ko hawe amafaranga n'izina rya Semanywa uyu mudacumura ndumva aho afite batarigize bahagera niwe nawe yangira nosiyata ndumva ntaho bihuriye bishyuye Semanywa bishyura na mu Nganyinka yego ku bwawe nta kibazo gihari nta ibyo avuga nta shingiro bifite ku bwanjye ntekereza ko yenda ari uko yahise yihuta ikibazo niba kikiri muri procedure kikiri mu nkiko umva ko yenda mbajije kugira ngo ntaza kuguha amakuru atuzuye mbajije wumva baburana ko n'abaturage bari mu kagari kumubaza amakuru ntabwo yayanyima kuko narinzi ko batumijwe n'urukiko ari gihe bahaye hamagara nagomba kubabaza niba baritabye ambwiye ko bazaburana ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo bivuze ngo rero urukiko nturafata icyemezo hagati y'ibyo mu Nganyinka arega aba bagabo bane nababwiye igihe urukiko ruzafatira icyemezo rwagaragaza ko mu Nganyinka arengana abahesha b'inkiko nicyo babereyeho umuhesha w'inkiko azashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko ariko mu gihe ikirego mu Nganyinka yatanze kitarafatirwa icyemezo ntekereza ko ntaho umuhesha w'inkiko yahera agenda avuga ngo yisambu nyikuye mu maboko ya kanaka nyikize mu maboko ya kanaka dutegereje niba numvise neza ku makuru mufite no kukerekana ko hari hose abo bakoraga urugomero bakoze hose ari Semanywa n'amafaranga yafashe zira miliyoni bavuze yarabifite ububasha mbese nta nose atanabasha bifiteho miliyoni kandi ngewe ntabwo ntazo nzi nta miliyoni nzi nta miliyoni nzi yahawe na gusobanuriye neza ko no mu buzima busanzwe mu masambu yabo Semanywa ahana imbibi na Kabano Innocent aho yari yasigaranye iwabo mu Nganyinka kuba rero bari n'ubundi bahana imbibi kandi ubwo butaka bwabo bwose bufite UPI byangombwa by'ubutaka ntekereza ko tureba kuko mu minsi yashize ubwo mu Nganyinka yazanaga ikirego yazanye umuhesha w'inkiko w'umwuga aje kurangiza urwo rubanza kuri tele ndabyibuka umuhesha w'inkiko w'umwuga arampamagara nk'umuyobozi uri mu ifasi tujyanayo hanyuma dusaba Kabano kutuzanira inyandiko inyandiko yirangiza rubanza yishyiriho ayo mafaranga yarangirijweho urubanza ni ukuvuga ngo isambu baburanye ifite ama UPI ari determine muri urwo rubanza aho bavuga yenda ngo turaburana UPI niyi biri determine bivuze ngo iyo yaburanye rero na Kabano Innocent ntaho ihuriye n'ibyo arimo aburana n'aba bagabo bane nababwiye yego ariko naho nawe ntabwo navuga ngo nahe ntabwo ndi urukiko ntabwo ndi urukiko nirwo rufite ububasha bwo gufata icyemezo nibasanga arahe turi mu gihugu kigendera ku mategeko kigendera ku butabera nibasanga arahe urukiko ruzafataho icyemezo nibasanga atarahe nabwo ruzafata icyemezo kuko nicyo urukiko rubereyeho kugira ngo umunyarwanda wese kandi ubutabera burya nyabutabera iyo cya cyemezo cy'urukiko cyamaze gushyirwa mu bikorwa burya umuntu ashaka kuburana mu rukiko agatsindira ibintu ariko igihe uhesha w'inkiko atarabishyira mu bikorwa ntabwo ubutabera buba bwari bwuzure neza ariko iyo amaze kubishyira mu bikorwa niba naburanaga isambu nkaba nayitsindiye ikava mu maboko y'uwatsinzwe ikajya mu maboko y'uwatsinze ubwo babaye ubutabera bwuzuye nawe rero mu gihe urukiko ruzaba rwamaze gufata icyemezo ntabwo nzi icyemezo cy'urukiko uko kizaba kimeze bafite ibyo bagenderaho kugira ngo bafate icyemezo igihe bazaba bamaze gufata icyemezo urukiko rwamaze kwemeza nyiri isambu nyirizina
nibwo bazatezaho kashe uzaba watsinze azasaba kashe mpuruza umuhesha w'inkiko abishyire mu bikorwa ubwo butabera buzaba bwuzuye neza. Ariko hari isomo twayigezeho tuvuyeho tuvuye batwi ko abantu bashobora kuba barayigabije bagena bakora baguze kandi ngo nta bigaragaza batwi ko mushobora kumufita isano ntawe umuyobozi w'akagari byaba ari byo cyangwa no kubeshya. Murakoze cyane. Uyu mugabo mudacumura ni umuturage utuye mu Irebero. Abundi abanyarwanda twese dufitanye isano. Icyo ni kimwe. Abanyarwanda twese dufitanye isano y'ubunyarwanda. Iyo ni isano. Icya kabiri kuba ndi umuyobozi w'akagari. Ubwo abaturage bose bari muri aka kagari mbafata kimwe mu buryo bujyanye n'amategeko. Ntabwo umwe yarengana ngo undi yenda ku mpamvu izo arizo zose. Niba wanakurikiranye uyu mudacumura nta sano namba tugirana yindi uretse y'ubunyarwanda duhuriyeho. Ndagenda komeza. Nta wiyangira Anonsiyata. Niba wagezeyo nta sano nimwe tugirana mu masano asanzwe uretse iyo duhuriyeho twese ko turi abanyarwanda turi bene kanyarwanda. Hanyuma sanze urwimo nawe nuko kuba rero yenda sema urana ko arega abantu banarega bombi nta numwe ufitanye isano n'undi. Nta wiyangira Anonsiyata nta sano afitanye na sanze urwimo. Niba haje iby'amasano nagira ngo ngufashe ikintu kimwe. Urukiko rwo nta numwe ufitanye isano ruzadufasha gufata icyemezo. Genda umuyobozi uri kuri tere ureberera abaturage bose hatabayeho impamvu nimwe yari yo yose kuko abaturage nibo leta yashinze. Kuba leta yarampaye abaturage ngo mbayobore nta mpamvu nimwe kurenganyamo n'umwe na cyane ko bitari mu bubasha bwanjye uko niko kuri kurimo. Ntabwo giyewe ndi umucamanza cyo ni kimwe. Cya kabiri ntabwo ndi umuhesha w'inkiko mu manza zaciwe n'inkiko. Ari ibyo wakwibaza ngo none se ko yatsinze Kabano n'ukubera ko bwari uburenganzira bwe. Niba yaratsinze Kabano urukiko rwarasuzumye rurabikurikirana rushaka ibihamya rushaka abagabo arangije aratsinda. Hanyuma rero n'aba ngaba bandi basigaye urukiko ruzabifataho icyemezo kiretse yabavuga ngo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muhambara ni umuhesha w'inkiko ni ufite ububasha bwo kuduhesha ibyacu none yanze kubiduha kandi urukiko rwarabiduhaye. Nategereza urukiko nirumara kubahesha ibyabo umuhesha w'inkiko ku rwego rw'umurenge niwe uzaza ashyira icyemezo mu bikorwa. Murakoze. Namwe.